ruhago yacu n'abanyamuryango. Niyo mpamvu ku murongo wa telefone bambwe kataraboneka baduhamagarire ku murongo wa telefone rwose ndagira ngo twinjire muri iyi ngingo. Dufite umuntu ugiye kwita ubimburiramo kuko buriya mu gihe bamushaka twanagaruka wenda ku yindi insida tuza kujyanirana ni yari yabereye Rubavu. Ubwo ni igitego cya Togwi, ni igitego yatsinze mu by'ukuri kuri pass yarahawe na Hakim Kiwanuka. Bari bapasinje kubona ko nibagarura baro noneho umukiriya banana nizamu kugira ngo ahita uransa muri box arebe ko abakinnyi bari bazamutse batsinda. Ubwo urumva ko niba bagiye gutera kona ntibahita bayitera direct bakayipasa. Bavuga ngo abakinnyi baba defenseur ba Rutsiro bagomba guhita nabo basohokana n'umupira kwa kundi nyine baro bayigaruye hano basohokana n'umupira niko babigenje, ariko na Togwi barasohokana hanyuma Kiwanuka yari kuya centre nziza pe ayipresa neza cyane ku mutwe. Ubundi yarameze nk'uri kuyiha Ombolenga. Ombolenga arasimbuka ntiyayikina isanga Togwi mu by'ukuri ubireba utari waraririye atsinda igitego. Umusifuzi rero ukora ko igihe baro yavire ku kirenge Togwi yarataratangira kwataka baro ayataka baro yamaze kuva ku kirenge. Umusifuzi agira ngo umupira wabanje gukora kuri Ombolenga kuko ibanza gukora kuri Ombolenga birumvikana ko banje guca ahandi hantu icyo gihe byari kuri offside kuri Togwi, ariko mu by'ukuri mu mashusho ntabwo Ombolenga yakozeho ahubwo directement wagiye kuri Togwi atsinda igitego. Mu by'ukuri cyari igitego pe nta origirimo. Nagerageje kubaza abasifuzi bose banambwira ko nabo ko babibona ko nyuma yaho twahuye n'abandi basifuzi bari Rubavu barimo basamu barimo ba Remy Victor barimo abandi basifuzi batubwira bati urebye cyari igitego ntabwo reka rero twakire KMC ni umuyobozi ni boss ni nyiri ikipe ya Gasogi United. Mwaramutse bwana KMC, tubahaye ikaze mu rubuga rw'imikino muri iki gitondo. Mwaramutse neza. Yego rwose twishimiye kubakira kuko iyi ngingo ntitwari kuyakira nibura ku murongo wa telefone tutifashishije ba nyir'ubwite kugira ngo tuganireho uyu munsi. Namwe mumaze iminsi mugarukaho turi gushaka umuzi w'ikibazo kiri muri ruhago yacu uyu munsi gishingiye kuri arbitrage n'imyitwarire y'ama equipe ubwayo, kuko ni muri guhuza imisifurire ndetse n'ama equipe ntari kunyurwa. Yewe n'impamvu twahisemo kuganira nawe nuko uri umwe mu bantu mu minsi yashize wakomeje kugaruka kuri iki kintu kijyanye n'imisifurire. Ibi bintu uko byafashe indi ntera ku ruhande rwanyu nk'abantu muyoboye ama equipe mucunga ubuzima bwa buri munsi, murabona biri guterwa n'iki? Ntekereza yuko uko biri kose ni indwara tumaze igihe turwaye, sibyo? Yego. Kandi ntekereza yuko mu by'ukuri uruhare nyirizina nitwe turufite. Icya mbere habayeho igihe cyo kumva yuko mu by'ukuri tudakwiye guha agaciro arbitrage nk'urwego rw'ingenzi cyane cyane muri professionalism ya ligi yacu. Ibyo nabyo mwemere ku bari babishingwe cyane cyane Ferwafa. Iki kintu yakigizemo intege nke, sibyo? Kuko nitwe twagiye tubanze tuhere kuri icyo kintu nubwo kita justifyinga wenda kuba umuntu yakora ibihabanye n'ibyo agomba gukora mu buryo bwa buri profession. Icya mbere ukuvuga ngo muri federasiyo Ferwafa yaragiye ifata ba arbitre bose, sibyo? Bakaza bagasifura ariko basa nkaho ubwabo byo itagomba kugira icyo bita kwita kuri welfare yabo, sibyo? Genda urugero rwa hafi turi mu cyiciro cya kabiri wajyaga gukina n'ikipe yitwa Sorogwati, sibyo? Yego. Abasifuzi baragendaga bakagera kwa Nyirangarama, Sorogwati kohereza agakamyoneti kakaza kubafata kwa Nyirangarama kakabajyana ku kibuga cya Sorogwati. Urashaka kumbwira ko arbitre utwawe n'umuntu agiye gusifurira mu modoka ye ari bumenye ubuzi byonyine ubwabyo ibyo bintu byaba bikirimo fairness, sibyo? Abenshi bavuga ko ntacyo bitwaye ariko we complained kugeza igihe wenda tuvire mu cyiciro cya kabiri ariko sinzi niba byarakemutse ubu ngubu. Ikindi cyongereyeho dufate nk'urugero mu makipe y'abato no mu byiciro bya gatatu ugiye gukina n'ikipe yitwa Mahembe, ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwa Mahembe nibwo buza gufata ba arbitre kugira ngo bagere ku kibuga. Ibyo ubwabyo ni ukwiyambura inshingano. Niba ariko kibimeze, niba ariko bikimeze n'ubu ngubu nabyo simbizi, sibyo? Hanyuma iriya se tutabeshya uyu munsi wa none aba arbitre benshi badusifurira, sibyo? Bakora barasifura nk'ari ku kazi konyine kabatunze, sibyo? Iyo urebye wenda shimire Shema Fabrice bivuga yuko bongereye
amafaranga yabo ariko nayo uburyo bayabonamo it's not fair at all. Uriya ntureba uyu munsi wa none umukozi wanjye wo muri finance sibyo baramutse baje kwishyura bakishyura wenda miliyoni 100 akazitahana, aramutse ageze mu rugo umwana w'akaremba cyangwa umugore w'akaremba akajya kwa muganga akamuvuzamo muri ayo mafaranga, mu by'ukuri nshatse sinakora iki, sinamuhana kuko nijye wananiwe kumuporoteje. Munyumve neza. Turakumva. Icya kabiri, hano birashoboka yuko dushobora kugira ba arbitre babikora nk'akazi bagahembwa bagasifura make nyinshi nk'uko tubona ahandi. Dufite ba arbitre barenga 100 ariko se bakora iki? Harimo dushobora kuba sifura make imwe mu cyumweru mu kwezi nako. Kuki tutakonsolidatinga power aya mafaranga aba arbitre bagahembwa bagafatwa neza, none ibisigaye bindi byose amategeko n'amabwiriza bigakurikizwa, bashaka bikaba nk'akazi cyangwa bikaba semi, kuko uyu munsi regana federation buryo nta control ifite kuri ba arbitre. Warubizi naba volontaire uyu munsi n'ikimenyimenyi bashobora kubwira sabu bati ngwino usifure match ya Rayon Sport na APR Adri, bakavuga ati nta ndi busifure ndasifura iki match iri bunsige imijugujugu ihari inyuma. Bagenda bakubita kuri Rurisa ati muhave mu mbabari, bikarangira babuze uko babigira. Kubera iki? Nta control babafiteho. Ashatse yavuga ati nifitiye akazi, kuko kari akazi n'ubukorera bushake. Wenda abenshi bashobora kutabyanga baba international. Kubera iki? Kugira ngo ataza gutakaza umwanya n'atamutangira raporo akareka kujya gukora hanze akibonera amafaranga. Ariko ndatekereza yuko eske ntibishoboka ko twagira ba arbitre bake bari elite bafite umushara mwiza bahembwa nk'abakozi, hanyuma noneho bacukubiri n'amategeko n'amabwiriza bakabihanirwa mu rwego rwo guprofessionalizinga wenda umupira wacu cyane cyane ligi. Bitugaruka no kuri ligi nayo dukwiriye no kubireba, byaba na ngombwa tukagira icyo bita solidarite, urumva contribution dukora kugira ngo barubitire welfare yabigende neza. Ibyo tubyemere rwose, reka mbikubwire birakwiriye yuko twibwiza ukuri. Ariko munsi ariko yego ukiraho umukanya waruvuze ngo namwe ubwanyu mwabigizemo uruhare. Twabigizemo uruhare kuko turi ba membre ba Ferwafa. Iyo tuza kuvuga tuti enough is enough, dukora iki? Guhana si igisubizo, nubwo nabyo ari byiza sibyo. Ariko se ubundi numpana tutabeshanye ejo nkagaruka n'ubundi tugakora negative solidarity sibyo. Tukareka bashatse bana kwigomeka mu buryo buri indirect, byagenda biteze. Reka nkubwire simpanuye sibyo. Yego uze kureba iyi match ya derby ya Rayon Sport na APR. Haki ya Mungu nubona aba arbitre bose batayanzuze kungaye. Ese president urebye kukurekrama kwa ma equipe tubijyanirane n'ibyo byabaye nyine kuva kera bigenda bitutumba ubu ngubu, aho ni kuko Ferwafa yatanze room yuko abantu noneho barekrama bakanora ko bishoboka abantu bagahanwa, ni hari wabaza kwihisha muri uwo mutaka kuko Kenisi na Gasogi mwagize umusaruro mubi. Reka bari bamvuga ko rowe turi kubaza muze kwihisha mu mutaka w'umusaruro utari mwiza murekrama karame. Injustice kuri wari wese kwiriye kwamagana. Ikibazo kirimo igihe twatakaga bamwe barasetse, kuko ndibuka igihe nakorewe injustice bamwe banga n'ibitego byo muri centre, all of you kept quiet. Uranahagarikwa. So don't come and cry, mureke marira y'ingona nawe. We tried to fight this infidelity umupira wacu. Mwebwe nka media by the way, uruhare rwanyu hano mu kwica umupira bikubwiye kuri radio y'igihugu rurimo, kuko muri aba profane. Iyi kosa ritakorewe Rayon Sport cyangwa APR ngo ntabwo ari ikosa. Cyonyine nta n'urubuga rw'imikino mu kigira. Reka mbabwire urubuga rwa APR n'urwa Rayon no sport. Please like it or not, nge nabikubwira sindi hano wampamagaye reka mfatiye platform. Please come back to our senses if you want, urumva, to be a catalyst mu gukosora ibintu bihari sibyo. Uyu munsi wa none, for God's sake, uyu munsi you have even the audacity of coming up mukavuga it happened. Ninde utarabibonye biba? Ninde utarabibonye bafata amakipe bakayahemukira? Ninde utarabibonye byabaye kuri Vision bati birungi aririza, byaba kuri Kenisi baturi yawe rwose ni umunyamunwa. Now please mujye munsi y'izuba ribotse. Kirimo rero ngiki, please reka mbabwire mwebwe ubwanyu muri abafana, you teamed up
niba uri muri camp Rayon Sport anacyo kisha umupira abanyamakuru mwabaye abafana ntago mukivuga sport ntago mukiri objective uyu munsi niba bibaye kuri APR mufana Rayon Sport murashaka gukora iki kuburinga Rayon APR ko yiriza uyu munsi niba kuri APR niba kuri Rayon Sport mufana APR muvuga mutariki iyo Rayon Sport yo Gasenyi yabaye iti twebwe rero banyagupfa nta nutuvugira cyose twebwe twanze guheranwa n'abantu mu gifunze so please mbere na mbere mubanze mwikosore namwe mube objective mutange ibintu bifatika seriously uyu munsi wa none biri mu kuba byose byabaye kera twese tubibona yego turumvikana ikindi cyongereyeho yego now ikindi cyose uko byagiye bivugwa ni ibintu bihuriza ku kintu kimwe harimo ibice bibiri serutu kubera ko Alliance de APR ubwayo nk'ikipe nibanze irebe ko imikinire koko inoze hanyuma nikosora iby'imikinire ikipe igakina neza ahari ibyemezo bya arbitrage bitari ku ruhande rwabo rimwe na rimwe izajya babonye resultat sinshaka kuvuga ko APR itasifuriwe nabi yasifuriwe nabi 100%. Iberi yabikomojeho twaganira n'abasifuzi mpuzamahanga benshi cyane muri weekend. Ubundi iriya penalty yatanzwe yagombaga kubitatanzwe kubera ko hari gutangwa ikarita y'umutuku kuri Clement na Kufra. Clement yateze umukinnyi ari kujya gutsinda icyo yari guhanisha bwa mbere byari gutanga ikarita itukura kuri Clement ari nabyo bibi kuri APR. Abantu batuma ngo penalty niyo mbi kuri APR no guha Clement ikarita itukura byari kumusibya match ya Rayon no gutanga Kufra kuri opponent. Ibyo ntiyigeza bivuga ntiyigeza bikora atanze avantage abona umukinnyi yaguye muri box yisanga agomba gutanga penalty. Pressure ihari cyane ku basifuzi ko byagiye bivuga ikipe iribirwa APR iribirwa n'ibindi. Umusifuzi yisanze agomba guhakana igitego cya APR nyamara na offside yari irimo. Twaganiriye na vice president ushinzwe amarushanwa atubwira yuko ikintu cyonyine bakora ari ukuganiriza abasifuzi bakabagira inama bakagerageza kureba ukuntu bagorora ibintu kugira ngo bisubire ku murongo bave kuri iyo pressure. So ni inzego nyinshi zigomba gukorana zigahuriza hamwe kugira ngo icyo kibazo gikemuke, ariko muri rusange icyo nemera harimo ikibazo gikomeye cyane rwose muri arbitrage, ariko ibi byabaye Rayon zishize igenda yibwa n'andi makipe. Ubu rero nyine hakwiye kubaho justice, ubutabera ku makipe yose ndetse na equity no kutarobanura, ariko n'amakipe yisubiremo ibijyanye n'uburyo bw'imikino. For information nuko hari amakuru ahari yuko rwose buriya ngo hari n'amakuru ahari ko komisiyo ya arbitrage ishobora kuza guseswa igahinduka. Hashaka kuza kuba inama iza guhuza Ministeri ya Sport Ferwafa ndetse n'ubuyobozi bwa FAPA abaza ari abalegend kuko crisis irahari.